Ndagusuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane nawe. Muri aka kanya tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Hari ibibazo abantu bibaza ndetse nanjye nigeze kubyibazaho cyane. Ese umuntu yakorera Imana akaba ariko Imana yabishimye akaguma ari umukene, akazarinda apfa ari umukene, ngo niko Imana yabishimye? Ngo arahiriwe, hahirwa ngo abakene mu mitima yacu ko aribo bazabona ubwami bw'Imana. Tujye dusobanukirwa n'ijambo. Ni abakene bo mu mitima, ni abakeneye ubwami bw'Imana, ariko si abakene bo ku mubiri. Imana yarambwiye ngo iri jambo nimwe ryandikiwe, nimuryubahiriza ikirimo cyose kirabakorera. Uko ijambo rivuga ni kuri bubi. Katurebe icyo ijambo ry'Imana rivuga ku muntu wumviye Uwiteka mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28 guhera ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 14. Aravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Iyo wumviye Uwiteka Imana yawe ubona umugisha. Tubona yuko hatubwira ngo uzagira umugisha mu mbuto z'umunda yawe, mu gitenga cyawe, ni ukuvuga muri banki aho uhunitse hazagira umugisha, mu murima hazagira umugisha. Imana yanyigishije uburyo ubukire nubwo abumviye Imana. Ntabwo ari umuntu wumviye Imana ari uwo kubaho nabi. Iki jambo rivuga, ntabwo njya ku ruhande, ni mu ijambo mu Migani 22 ku murongo wa 4. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, uwaciye bugufi ufite ubwibone ntabwo uba wubashye Uwiteka. Usuzugura mugenzi wawe ntabwo uba wubashye Uwiteka. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Imana impira ijambo yanyeretse iyerekwa, njya mu iyerekwa mbona abantu bari bize bari gukora, hanyuma barangota. Imana irambwira ngo uko uri kubona bakugose, hari ukwegereye cyane, hari ukora agashaka Imana akayishaka n'umwete, ati uwo nguwo urushaho ukwegera cyane, nguwo niwe uri kunshaka. Ushaka Imana ariyo ashaka, atari kwishakira ibitangaza, ahubwo mbere na mbere ubwami bw'Imana. Ari gushaka njyewe, ari gushaka Imana, niyo ndi kuvuga. Nguwo nguwo azahembwa nk'umwenjenyeri. Haleluya! Umwenjenyeri ahembwa neza. Ngo naho wundi ushaka agenda bigurunteye, agenda nibonera ibitangaza, nkanjye kumva icyo bavuga, nta mwete afite, nta kwihana, nta gushaka gukiranuka, ngo azahembwa nk'umuyede. Tubonye abantu muri iki gihe bavuga ngo bakorera Imana bahembwa nk'abayede, naho bipfira. Reka nkubwire ibintu 3 nubikurikiza uzabona ubukire, uzabona icyubahiro, uzabona ubugingo. Icyambere, shaka gukiranuka, uvuga ati Imana ndashaka gukiranuka gusa, nicyo mbanje imbere, urebe ukuntu ibindi byose biza bigukurikiye. Ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni inyongezo biza bidukurikiye. Icya kabiri, nubona gukiranuka, muranigisha gukiranuka uko biboneka. Gukiranuka nuko wihana icyaha ukamara ibyawe n'iby'abasogokuruza bose, ukihanira icyitwa umuntu, ukihana. Imana yarambwiye ngo munsengere mu bumwe,
ukihana ukamarayo. Wamara kwihana uko wihannye icyaha, mbabarira kubeshya, dayimoni yo kubeshya ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Mbabarira ubujura, dayimoni y'ubujura ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Mbabarira gusambana, dayimoni y'ubusambanyi ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Uko ugenda ubikora, buri gihe ko umutima utera, uko winginga uhamagara Imana, Mana ndagushaka, ndashaka gukiranuka, uko uvugana n'Imana buri munsi, ndakubwiza ukuri iyo ubikoze gutya gukiranuka birakunda. Nanjye ibyaha byose narabikoraga, ariko Imana irambwira ngo jya uhora wirukana kandi uhora imbere yanjye. Mpora mvugana n'Imana, mpora mu ntekereza umutwe Yesu Kristo niwe mutwe, ngatekereza uko nyobowe na Kristo. Ibyo ngibyo byatumye ngera ku gukiranuka. Gukiranuka nicyo cya mbere rero. Ndakubwira ibintu bitatu ukora, urigenzura ukumva warakiranutse. Nkubwira icya kabiri. Icya kabiri, ntuzaturize umutwe. Umutwe nibwo butunzi ufite, amafaranga araturuka mu mutwe, ibintu byose wageraho biraturuka mu mutwe. Kora, koresha umutwe, ugambirire, urebe ikintu wakora, ikintu cyazana umusaruro, ukore we gutuza. Numara gukora rero, urumva ko Imana yanyeretse turi gukora. Numara gukora, ufite icyo uri gukora, subiza umutima inyuma urebe, ese ibyo nkora biratanga ingororano? Kuko ingororano Imana itanga ari ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ese ibyo ndi gukora ndabona byangeza mu bugingo? Ese ibyo ndi gukora birazana ubukire? Ibyo ndi gukora birazana icyubahiro cyangwa birazana igisuzuguriro cyangwa biri kuzana ubukire? Ugenzura ibyo ukora. Niba uvuga ati njyewe ndahanura, niwo murimo nkora, niwo Imana yambwiye ko ariwo murimo uzantunga, subiza inyuma urebe ubuhanuzi utanga, urebe niba buzatuma Imana itakubwira ngo uvuga ngo twahanuraga mu izina ryawe, Imana itazakubwira ngo sinigeze kukumenya. Ese urahanura uzi Imana? Urebe niba bitanga ubugingo. Ese ubu buhanuzi ntanga nk'abantu bunzanira iki? Bunzanira icyubahiro cyangwa bunzanira gusuzugura? Ese ubu buhanuzi ntanga bunzanira ubukire? Wigenzure. Ese iyi bizinesi nkora runaka iranzanira ibi bintu bitatu? Irangeza ku bukire, irangeza ku cyubahiro, irangeza ku bugingo. Nta muvumo uyirimo. Aya mafaranga mbona muri bizinesi nyabona mbona umutwe wanjye Yesu Kristo duhamanya imbere y'Imana, mfite gukiranuka. Gukiranuka ni handi udakora icyaha na kimwe, wumva nta na kimwe kigucira urubanza. Ibi bintu bitatu nubikora ukabigenderamo, uzaba uri umunyamugisha. Nta mugisha uruta kumenya Uwiteka, nicyo cya mbere. Nushaka gukiranuka aricyo wabanje imbere. Wamara gukiranuka ugakora, wamara gukora ugakora ikurikirana bikorwa. Ibikorwa byanjye bitanga iki? Maze kumenya Imana, maze gukiranuka, akaba nta cyaha na kimwe ngikora. Ese biranjyana muri ibi bintu bitatu? Birampa ubugingo, birampa icyubahiro, birampa ubukire.
ko muri iyi si turi mu isi buri wese ntawe udakunda amafaranga, buri wese ntawe udashaka ubukire, ntawe udashaka kuba umutwe. Mu bintu ukora byose uba ushaka intsinzi. Uri mu isi uba ushaka icyubahiro. Twe kubeshyanya, nta muntu ushaka gusuzugurwa. Kandi muri uru rugendo tujya mu ijuru, ntawe udashaka kujya mu ijuru, ntawe udashaka ubugingo buhoraho. Ibi bintu bitatu ni byose, bibumbiyemo byose. Birimo amahoro, birimo umunezero. Ubukire burimo kubaha Imana, burimo umunezero. Igenzura urebe, utishuka ukavuga uti ndi umukozi w'Imana, njyewe mbimazemo igihe kirekire. Genzura nibura urebe niba hari change. Nyuma yo kumva ko wakiranutse harimo change ku buryo bw'ubukire n'icyubahiro. Urebe harimo impinduka, ubuzima burimo impinduka. Genzura we kumva ko bizahora uko. Niba biri guhora uko, menya aho biri gupfira. Niba wumva ko wakiranutse, ntiwakoze. Niba wakoze, ntiwagenzuye ibikorwa ngo urebe ko hari icyo bitanga. Niba ugenzuye ugasanga ntacyo bitanga, komeza urebe aho bipfira, reba aho ukosora. Uko Imana iratubwira ngo ifeza n'izahabu iby'igiciro byose biri iwanjye. Wavuga ute ko ufite Imana, ubwami bw'Imana buri muri wowe? Uri buhure n'inzara ukiganyira, uri bwambara ubucocero. Ese rya jambo ry'Imana riragukorera? Ese waciye bugufi wubaha Imana? Imana ntiyasohoza icyo yavuze. Ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Niba bitarasohora, niba uri kubonamo impinduka, uri kubona ibiri kuza, uri kubona imyaka 5, 10, 20 irashize, 50, urabona harimo impinduka. Imana ntabwo ijya ivuga ikintu ngo ibure kugisohoza. Uko ijambo ryayo rimeze, niba ivuze ngo uwaciye bugufi akayubaha, ingororano ye ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Tegereza ingororano, ariko ntabwo uzageraho kurundukaho gupfa utarabibona. Kandi niba utarabugeramo neza, nibura uri kubona impinduka ya mbere ukiri mu byaha, naho gukiranuka, na nyuma yo gukiranuka nta cyaha na kimwe. Gukiranuka ni ukuba nta na kimwe ukora. Niba uri gusanga hari na kimwe ukora, menya ngo biri gupfira aho ngaho. Niba uri gusanga nta na kimwe, menya ngo uri umunebwe, ntabwo ukora. Kandi Imana ntabwo ikunda abanebwe. Bibiliya ivuga yuko umuntu w'umunebwe, w'umunyabuti, ngo ubukene buzamutera nk'ingabo. Kandi menya ngo ubukene ntabwo ari ingororano y'Imana. Kuko Adamu na Eva bamaze gucumura, batangiye kwidodera uducocero, gupfundikanya. Ntabwo twaremewe gupfundikanya. Ntabwo twaremewe kurya nabi. Twaremewe kubaho neza nk'abana b'Imana. Kubaho nabi ni Satani wabizanye, ni icyaha cyabizanye. Yesu araza arabambwa ku musaraba kugira ngo atugarurire agaciro twari dufite ko kuba umwana. Tuve mu bupfubyi tuba abana.
twe kugira icyiza dukena, kuko uwiringiye Uwiteka ngo nta muntu wiringiye Uwiteka uzagira icyiza akena. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko tuzagira umugisha mu byo dukora byose. Muri Zaburi igice cya mbere atubwira yuko uwiringiye Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo icyo azakoraho cyose kizamubera cyiza. Nujya gucuruza bizakubera byiza, nukora umurimo w'Imana ukubere mwiza, nujya kwiga bikubere byiza. Niba biri kuba nabi, menya ko utabanje icya mbere gihatse byose, ubwami bw'Imana. Ubundi iyo wabonye gukiranuka, ibyo ugiyemo byose nta cyaha na kimwe ukora bikubera byiza, kuko uri kumwe n'Imana, kandi Imana irashoboye, ireba ibizaba ejo. Operasiyo y'Imana iri hayi, iri ku rwego rwo hejuru, ntishobora gutsindwa, ntijya inanirwa, ibyo ikora byose birakunda. Mwene data rero, ibi bintu bitatu: banza ubwami bw'Imana, ukore ikurikirana bikorwa byawe, urebe niba biri kuzana ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Niba bitari kuza, niba utari kubibona, shaka aho bipfira. Iyi niyo nzira yo kubaho neza, iyi ni inzira y'iterambere, ugatera imbere mu bifatika, mu buryo bw'umwuka. Ibi bintu bitatu, gushaka ubwami bw'Imana ari bwo bwa mbere, ugakurikizaho gukora, ugakurikizaho kureba ibyo nkora bitanga iki. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya nta kintu yasize. Ikintu cyose washaka muri Bibiliya ugisanga. Ni connaissance universelle rwose pe, ni encyclopédie. Ikintu cyose girimo. Aho bipfira ni ukutubahiriza ijambo, guhera mu itangiro kugera mu byashuwe. Nuryubahiriza riragukorera. Reka murarike waye muri Kigali se cyangwa mu nkengero z'i Kigali, ushobora kugera mu Gacinjiro ka Gisozi, wadusura kuwa gatandatu. Tugira icyumba cy'amasengesho, tubona uburyo buhagije bwo kwiga, kumenya Imana, inyigisho z'iterambere. Wowe wumva hari icyo wakora, ukumva ugambirira gukora bikakuyobera, ukumva wabuze aho ubihera, uzampamagare cyangwa se ku rusengero nguhe inama. Ntabwo ugomba kwicara gusa, gira icyo ukora, urebe n'umusaruro gitanga. Ntukicarira. Imana idutegeka gukora, yabinyeretse muri iryo yereko. Tugomba gukora. Gira icyo ukora, urebe n'umusaruro icyo bizana. Niba ubona icyo urimo kizana umusaruro, kikugeza mu iterambere, kiri kukujyana mu nzira y'iterambere, kikakujyana mu gukiranuka, aho ni trebye, aho ni sawa. Ariko niba uri kubona uguma hahandi imyaka ikaba 5 ikaba 10 uri hahandi, uri hahandi, menya aho bipfira. Ntabwo ari icyo Imana yaguteguriye. Ntabwo Imana ishaka ko tubaho nabi, irashaka ko tubaho neza. Duhamagara ubwami bw'Imana buze muri wowe. Aha ibwami ukikijwe n'ibyiza gusa, nta bibi bihari. Ibwami hari uburinzi, hari iby'icyubahiro, hari amafaranga, hari ukurya neza, nta byo gutungwa n'ubuvungukira. Menya aho bipfira mwene data.
Imana ikugirire neza, iguhe gushyira mu bikorwa ijambo ryayo, uryubahirize rwose, kandi izi nama 3 zikurikize, uzambwira ikizavamo, uzambwira umusaruro wakuyemo. Ni ukuri ntabwo uzaguma uko wari umeze. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Buri wese ukurikiza izi nama, Imana imusange, imushoboze kugira ngo ave ku rwego rumwe agera ku rundi, mu buryo bw'ibifatika, mu buryo bw'umwuka, haba impinduka. Mwene data nkwifurije kugira impinduka. Hari nimero hepfo, mwampamagara, mwanyandikira kuri WhatsApp, uko ushobojwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.